Iyi niyo gereza ifatwa nk'iya mbere mu bwiza ku isi hose. Kuri rwa rwego abantu amamiliyoni babifuza kuba bahafungirwa niyo nta cyaha baba barakoze. Muri iyi gereza imfungwa n'abashinzwe umutekano wazo babaho nk'umuryango ukundana byuzuye, kuko abenshi baba banari kumwe bikinira amakarita n'indi mikino nk'abavandimwe. Ubyumve neza ko niyo imfungwa isoje igifungo cyayo muri iyi gereza, igihe cyayo kigeze ngo isohoke hanze igenda ibabaye cyane, kuri rwa rwego iba yumva yanasaba leta kwigumira muri iyi gereza. Aha abicanyi n'abajura babaho bafashwe neza, bamenyerwa buri kimwe kandi kikabagezwaho ku gihe, guhera ku gacyayi ka mu gitondo gateguye neza kugeza ku kuba baba banafite abashinzwe kubasasira uburiri bararaho. Iyi ni Harden Prison, gereza imfungwa nyinshi zifata nka hoteli y'inyenyeri 5, kubera uburyo uhafungiye adafatwa nk'imfungwa ahubwo ameze nk'umukiriya wa hoteli runaka waje kuryoshya mu mafaranga ye. Muri iki kiganiro turatemberana muri iyi gereza ifatwa nk'iya mbere mu isi hose, ifata neza imfungwa zayo kurutwa amahoteli menshi afata abakiriya bayo. Turebere hamwe uburyo abahafungiye babayeho mu buzima bwifuzwa n'abarenga miliyari enye mu isi hose. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba wararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Waba ufite YouTube channel ukoreho imyaka n'imyaka ariko abasubscribers bakaba barakubereye nk'imvura yo mu butayu, ku mbuga nkoranyambaga zawe ukora buri kimwe cyose, yewe unabishoramo amafaranga menshi ashoboka, ukabiha umwanya uhagije ngo urebe ko byakubyarira inyungu nk'abandi, ariko ntibikunda kubera ko udafite abagukurikirana bahagije bakwemera kuba wahembwa n'izi mbuga nkoranyambaga. Igisubizo cy'ibi byose ndetse n'ibindi bisa nkabyo ni imbuga SMM, abahanga mu kuzamura imbuga nkoranyambaga, aho bagufitiye uburyo bwiza bwo kuzamura aba subscribers na views kuri YouTube, bakagufasha kuzamura aba followers bawe kuri Instagram, TikTok, Facebook, X, Snapchat n'izindi mbuga nkoranyambaga zose, bakanagufasha gukora monetization, ugatangira kwinjiriza akabagari k'amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga mu buryo bwihuse bitakugoye, kandi byose ukabihererwa ku giciro gisa nk'ubuntu. Si ibyo gusa, kuko aba banagufasha kwamamaza business yawe ku mbaga nyamwinshi binyuze kuri Instagram, TikTok, Facebook mu buryo bw'ama ads. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp yaba aka kanya kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Mwisi hose hubatsemo gereza zirenga ibihumbi 10 ziri mu bihugu hafi ya byose by'isi. Bibarwa ko zifungiyemo abantu barenga miliyoni 12 bose hamwe biteranyije. Ariko igitangaje nuko hafi kimwe cya kabiri cy'izi gereza ari zubatse ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko muri iki gihugu harimo gereza zirenga ibihumbi 4200 bikigira igihugu cya mbere mu isi hose mu kugira za gereza nyinshi kuruta ahandi hariho hose mu isi. Bigakurikirwa n'Ubushinwa bufite zirenga 1700, Uburusiya nabwo bugakurikirana gereza 870. Urutonde runaboneka ibindi bihugu nka Brazil n'Ubuhinde nabyo byubatsemo gereza zirenga 1400 buri gihugu kwacyo. Iyi mibare ubwayo igaragaza ko uko ibihugu bigenda birutanwa mu kugira abaturage benshi, ari nako abanyabyaha bagenda barushaho kwiyongera muri ibyo bihugu. Nk'urugero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cya gatatu mu kugira abaturage benshi mu isi, ariko nicyo gihugu kiza imbere mu kugira abanyabyaha benshi, kuko ari nacyo gifite umubare munini w'imfungwa, kuko bafite abantu 2,100,000 bafungiranye muri za gereza zabo. Abanyamerika nibo baza imbere mu isi hose kuri iyi ngingo, bagakurikirwa n'Ubushinwa bufite imfungwa zirenga 1,1,700,000. Ubyumve neza ko ikigereranyo cyerekana ko byibura umuntu umwe mu bantu 730 bari muri gereza, ni ukuvuga abantu 140 muri buri bantu 100,000 bagiye bafungiranye muri za gereza hirya no hino mu isi hose.
ariko mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika imibare iratumbagira cyane ikagera ku bantu 329 muri buri bantu 100,000, mu gihe mu bihugu biri mu bice by'amajyaruguru y'isi n'ibihugu bito cyane bigiye bifite abaturage bake bafungiranye muri za gereza zabo, kuko akenshi ubusanga bagira abanyabyaha bake ku rwego rwa nyuma. Ibaze ko igihugu cya San Marino giherereye imbere mu Butaliyani cyo gifite imfungwa 8 zonyine, Monaco ikagira imfungwa 20, kimwe nka Iceland n'ibindi bihugu bito cyane usanga bifite abaturage bake, nabyo bituma bisanga imbere mu bihugu bigira imfungwa nke cyane ku rwego rw'isi. Gusa ariko hafi ya zose muri gereza zo hirya no hino mu isi usanga ziba ari ntoya, zifungiyemo abantu benshi babayeho mu mubyigano ukabije, zirimo umwanda, amafunguro yabo ateguye nabi n'ayadahagije, zikabamo urugomo rukabije, hakabamo abakorerwa iyicarubozo, kugeza kuri bamwe baba bafunzwe kinyamaswa mu byumba byabo byihariye, bambaye iminyururu ihambiriye imibiri yabo kuva ku ijosi ukamanuka ku maboko paka ku maguru. Ibi ariko bitandukanye kure n'ibibera muri gereza ya Haden. Haden Prison ni gereza iherereye mu mashyamba yo muri Norvège, yafunguwe mu 2010, imaze imyaka 10 yose yubakwa, ikaba gereza yubatswe ikuzura itwaye arenga miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aya akaba arenga miliyari 270 mu mafaranga y'u Rwanda. Iyi kaba gereza rero izengurutswe n'ishyamba rinini riri ku buso bwa kilometero kare 18, ikaba gereza ya gatatu mu bunini muri gereza zose ziri muri iki gihugu. Iyi gereza irimo urusengero, ivuriro, isomero, ahakorerwa imyitozo ngororamubiri hazwi nka gym, ikagira ikibuga cy'umupira w'amaguru, wongeyeho na studio y'umuziki irimo ibikoresho byose. Uwoherejwe kwafungirwa rero anyuzwa mu muhanda mwiza uherekeza, yahagera ushinzwe umutekano icyambere akora ni ukumukuraho amapingu, maze agahabwa imyambaro mishya idasa nk'iy'abandi, maze akerekezwa mu cyumba cye cyihariye. Gusa ariko abagira mu byumba byaha ari ubwa mbere barumirwa, kubera ko wagira ngo ni ibyumba by'amahoteli akomeye mu isi, kuko kiba ari icyumba cyiza, gisa neza, gihumura neza, kirimo televiziyo, kikabamo firigo n'akabati kagezweho, kikaba icyumba kirimo igitanda cyiza n'uburiri buteguye neza, kandi ufungiyemo aba afite ubwiherero bwe bwihariye kandi agiramo igihe cyose ashakiye. Ubyumve neza ko muri iki cyumba haba harimo utuyungurura umwuka, hakabamo udushyushya tukanakonjesha iki cyumba, kandi iki cyumba kikagira idirishya rigari ry'ikirahure ku buryo imfungwa mu gatondo ikuraho uturido maze akazuba ka mu gitondo kakinjira mu cyumba gake gake. Ibaze ko gereza zo muri Norvège igihe kinini umuntu ashobora kuzimaramo ari imyaka 21, icyo gihe kandi ubwo akaba ari umunyabyaha ku rwego rwa nyuma w'umwicanyi ruharwa abazwi nk'aba serial killers. Muri iyi gereza ya Haden usanga urwihebe rwakatiwe imyaka 17 rwicaye mu ntebe z'amadiva, runywaga kawa, rwashyize akaguru ku kandi, rutera story n'abandi bajama batoboye za banki bagafatwa na leta, basubiramo inkuru z'ibyababayeho maze bakabitwenga cyane. Ubyumve neza ko iyi gereza nta muzankano igira y'imfungwa zabo, buri wese usanga yiyambara imyenda ye yihariye, wagira ngo ni ibyangwe nk'uko inkunda rubyino zibivuga. Iyi ni gereza ibamo imfungwa 250 zicungirwa umutekano n'abarenga 350 babitorejwe. Ariko igitangaje, abashinzwe umutekano hafi ya bose nta ntwaro baba bafite, ndetse abenshi muri bo baba ari abagore n'abakobwa beza, wagira ngo bigeze kuba abamisi mu bihugu runaka. Muri Haden Prison usanga imfungwa 10 zigiye zisangira igikoni kimwe, zikagira salo nini zihuriramo n'abashinzwe umutekano, maze bakayavuga bigatinda, wagira ngo ni umuryango ukundana rwose. Bahabwa ifunguro rimwe ku munsi, irindi bakaryitekera mu bikoni byabo, kuko baba bafite firigo zipakiyemo ibiribwa byose, bishira bongera babapakiriramo ibindi. Imfungwa ziba muri gereza isibye kubaho nk'abaherwe, baba banakorera amafaranga binyuze mu gukora mu ruganda rwihariye rw'iyi gereza rukora ibikoresho bigiye bitandukanye, byaba abajura cyangwa bafataga ku ngufu bagafatwa. Iyo bageze muri gereza batozwa gukora imirimo igiye itandukanye yabatunga ikanatunga n'imiryango yabo, harimo nko kwigishwa guteka nk'abashefu b'amahoteli akomeye, kwigishwa ibijyanye n'amashanyarazi n'indi mirimo igiye itandukanye. Gusa ariko kwigishwa gukora ibi byose si itegeko, bigisha ubishaka, utabishaka yiryamiye cyangwa yirebera agafilime, cyangwa arimo akina na bagenzi be, yaba yifitiye impano ye akaba yikoreye indirimbo ategura yitonze imizigo azasohora nagera hanze. Abayobozi b'iyi gereza ya Haden Prison bo bizera ko iyo ufashe imfungwa nk'inyamaswa n'ubundi nta kabuza ihinduka inyamaswa. Ariyo mpamvu rero bagerageza gufata neza aba banyabyaha, bakaba inshuti nabo, ibibazo byose bakabikemuza amagambo kuruta kurwana. Baba bikinira amakarita, bakabaho nk'abavandimwe,
kugeza ubwo usohotse muri iyi gereza agenda ababaye cyane, yumva rwose bishobotse yasaba leta kwigumira muri iyi gereza ubuzima bwe bwose. Iyo hagize ugerageza guteza akavuyo muri iyi gereza, barabanza bakamuganiriza, yakomeza kugorana akaba ari bwo begura intwaro zabo sasa. Hagira n'uteza akaduruvayo mu byumba bararamo, haba hari umwanya wihariye uca munsi y'ubutaka uhinguka muri ibyo byumba byabo. Abashinzwe umutekano bagacamo bagafata ufite parapara mu mutwe wafashwe neza arangiza agashaka kwigira hatari, bakamugwa gitumo mu cyumba araramo, bakamwimura bakamushyira ahandi hantu, bakamuhambirira ku buriri ku buryo atabasha kwinyeganyeza. Icyo kikaba ari cyo gihano kiremereye kiba muri iyi gereza. Mu gihe izindi gereza uba usanga abantu nk'aba ngaba bahita bimurirwa mu byumba byabo byihariye binuka ku rwego rwo hejuru, kuko ibyo byumba biba binashokeramo umwanda wose uturutse mu bwiherero. Mbega ababa muri iyi gereza ya Harden basa nk'abibera muri hoteli mu buryo bwuzuye, kuko imfungwa imwe ihafungiye umwaka umwe gusa ibimaze gutakazwa harenga ibihumbi 120 by'amadolari y'Abanyamerika. Aya akaba miliyoni hafi 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo rero uwahafungirwa imyaka 10 atakazwa harenga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero byanatumye abantu benshi bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko bidakwiye gutakaza amafaranga angana gutya ku banyabyaha, ahubwo yuko bakayashyize mu miryango y'abagira neza yita ku batishoboye n'imfubyi. Ibaza ariko imfungwa zibyukira kuri kamu kari gateguye neza na za biswi nziza ziherekezwa n'udupome wongeyeho n'amagi. Saa sita bagafata ifunguro riza aho kuguru kw'inkoko kokeje n'umuceri utetse neza nko mu mahoteli. Ifungura benshi bafata ari uko basohotse, kandi nabwo bakarifata basohokanye n'abakunzi babo. Aha, mbega haratangaje pe. Andika igitekerezo cyawe kuri iyi video n'uburyo wayakiriye unyuze muri comment. Niba wishimiye ibyo nkora ushobora kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok. Nkoresha handle ya @christian01. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Christian. Naho butaha.